Muraho neza bakunzi ba Media TV. Murakaza neza kuri iyi gahunda yacu aho dusobanurira hamwe inzozi abantu bakunze kurota n'ibyo zishobora gusobanura. Uyu munsi turaganira ku nzozi abantu benshi bakunze kutubaza, ari zo kurota imbwa kwirukankana. Ese izi nzozi zishobora gusobanura iki? Ese ni ikimenyetso cyiza cyangwa ni ikibi? Ese zaba zifitanye isano n'ibibazo bye mu buzima busanzwe? Mbahaye ikaze, njye mugiye kubana na Emmanuel Uwihanganye. Iyo umuntu arose imbwa imwirukankana, akenshi bishobora kuba bifitanye isano n'ikibazo cyangwa impungenge arimo guhunga mu buzima busanzwe. Hari abantu baba bafite imyenda, amakimbirane, ibibazo mu kazi cyangwa mu muryango. Iyo ibyo bibazo bibaremereye, ubwonko bushobora kubigaragaza mu nzozi nk'imbwa ibirukankanye. Niba muri izi nzozi warirukaga ufite ubwoba bwinshi, bishobora gusobanura ko hari ikibazo kiguteye impungenge cyane, ariko ukaba utarafata umwanzuro wo kugikemura. Ikindi kandi, hari n'abavuga ko imbwa mu nzozi ishobora kugereranya umuntu runaka uri kukugirira nabi cyangwa ushobora kuba utamwizeye. Niba imbwa yari nini cyane kandi isa n'irakaye, bishobora kuba ikimenyetso cy'ikibazo ubona ko kirenze ubushobozi bwawe. Ariko se byagenda bite niba imbwa itakubonye? Niba warose imbwa kwirukankana ariko ntigufate, bamwe basonura ko ibibazo ufite bishobora kurangira neza kandi ukabitsinda. Ibi bishobora kuba ubutumwa bwo kudacika intege, ahubwo ugakomera ugahangana n'ibikugoye. Hari n'ikindi gice gikunze kubazwa, bisobanuye iki imbwa yakugezeho ikakuruma? Mu bisobanuro byinshi by'inzozi, kurumwa n'imbwa bishobora gusobanura kubabazwa n'ibyo umuntu yavuze cyangwa yakoze. Hari igihe bishobora kuba bifitanye isano n'ubuhemu, amakimbirane, cyangwa kubura icyizere ku bantu bamwe. Niba imbwa yari umukara, bamwe bavuga ko bishobora kugereranya ubwoba cyangwa impungenge zikomeye umuntu afite. Niba yari umweru, hari ababona ko bishobora kuba ikibazo kidakomeye ariko gikeneye kwitabwaho. Ariko ibi si amategeko adahinduka, kuko buri muntu n'ubuzima bwe bitandukanye. Hari abantu barota imbwa nyinshi zibirukankanye. Iyo bigenze gutyo, bishobora gusobanura ibibazo byinshi bihuriranye rimwe, cyangwa abantu benshi bagushyiraho igitutu. Niba warashoboye guhunga ukarokoka, bishobora gusobanura ko ufite ubushobozi bwo gutsinda ibyo bibazo. Niba warabonye umuntu aje akagutabara, bishobora gusobanura ko hari abantu bazagufasha mu bihe bikomeye. Bakunzi ba Media TV, rimwe na rimwe inzozi ntiziba zifite ibisobanuro byihariye byo mu mwuka gusa. Hari igihe umuntu aba yarahuye n'imbwa ku manywa, yararebye filime zirimo imbwa cyangwa yaragize ubwoba bw'imbwa. Ubwonko bushobora kubisubiramo nijoro mu nzozi. Niyo mpamvu ari byiza kutagira ubwoba bukabije kubera inzozi imwe gusa, ahubwo umuntu akwiye kureba ubuzima bwe, akamenya niba hari ikibazo arimo guhunga cyangwa impungenge zimuremereye. Niba zihari, agafata umwanya wo kuzikemura aho kuzikomeza. Muri make rero, kurota imbwa kwirukankana kenshi bishobora kugereranya ubwoba cyangwa impungenge, ikibazo uri guhunga, umuntu utakwifuriza ibyiza, igitutu cyo mu buzima bwa buri munsi, cyangwa ubutumwa bwo guhagarara ugahangana n'ibibazo byawe. Wowe isi ubitekerezaho iki? Bitubwire muri comment. Wigeze kurota imbwa? Wigeze kurota imbwa kwirukankana? Yaragufashe cyangwa warayicitse? Twandikire mu bitekerezo dusangire ubuhamya bwawe. Niba ukunda ibiganiro nk'ibi, kanda like, ukande share na subscribe kuri Media TV niba uri mushyashya hano, kandi ukanda akazogera kugira ngo ujye ubona video nshya zose tukimara kuzishyira hanze. Murakoze cyane kubana natwe. Nitwa Emmanuel Uwihanganye, iyi ni Media TV. Murabeho, tubane neza kandi Imana ibahe umugisha. Hasta la vista. Naho muri video ikurikira.